Imana yavugiye muri Yohana iramubwira ati ndibwira abantu banjye nibwira ubwoko bwanjye byane iryo tangazo ugende ubabwire ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe ikintu mushaka cyose muzagihabwa Imana ishimwe Yesu nubwo n'abandi banzwe n'abandi bashyizwe ku ruhande iyo bahuye na Yesu ashimwe cyane arabakiza haleluya amen Imana ariko nubwo ari umunota umwe Imana ishimwe umunsi n'umunsi wo kunezererwa twaje muri inzu y'Uwiteka Imana terura ariko igihe kirageze n'icyo gushima Imana yakoze nuko mubibona bariyungana gato hano hari famiye naraturutsemo tuzaturira batazi ko ari ibyiringiro ko tuzaheka ariko Imana nibwo dushimana Imana harimo nabuko harimo bakuru b'uyu harimo n'umwana w'uyu bikarira maze gushimana Imana hano natatu turangiza kuko n'umuntu ariko kandi aho ibintu byaje bimererwa kuko n'amashuri mbese harimo mukuru wanjye nawe Imana yagejeje mu nzu y'Uwiteka nawe yaje kuruhuka Imana kandi nishimye rero n'umuzinzi gukora uyu munsi mukuru wo gusengesha Imana yateshaga ku itariki 20 cyane 3 z'ukwa 11 maze guhamba gatatu n'ukwezi kwa 11 kwaje hagaha maze yo neza ariko nishimye kuko uyu munsi navuye Nageze kwa Burahamu birangiza bavuga barabwiye Sara ko kazarya umwana n'aramya girashe aza ndaje n'umuntu kishimye Imana y'umugisha kandi n'arapaza cyane cyane akure yunguka ubwenge kandi akure yunguka ubuhanga murindire mu buntu bwawe murindi ngeso mbi z'iki gihe murindi migambi ya Satani murindi migambi y'abadayimoni murindi kibi cyose n'izina rya Yesu Kristo tumwatureho umugisha wawe tumwatureho ubwenge tumwatureho ubuhanga tumwatureho gutsinda tumwatureho Uwiteka Mwami Imana Nyiringabo ibyiza byose biturutse mu ijuru uzagendane nawe uzamurinde kandi uzamubere amaso Mwami Imana yacu ujye ugenda umugirira neza urakoze turagushimiye ababyeyi baho umugisha Mwami Imana yacu bagure cyane kugira ngo babone ibyo gutunga uyu mwana Uwiteka Nyagora ku ngoma Imana bashorojwe nawe urakoze turagushimiye tugukomeye mu mashyi mu izina rya Yesu Kristo amen Imana rero ubuzima yaduhaye kuba twese twateganyije ko tuzaboneka tukaba twabonetse nta muntu uri kwa muganga n'abagize imbogamizi ugafata urugendo ukagera hano nabyo ni ukubishimira Imana tugiye rero gutangiza isengesho dushimira Imana n'ubundi n'ubu twasenze ariko muzi ko n'ijambo ryayo riratubwira ngo duhore dusenga ubudasiba kuko ibyo gushimira Imana ni byinshi ushobora kuza hano nkavuga ibyo nshimira undi akaza agashimira ibindi n'undi buryo uko amashimwe yiyongera buri munsi uko iminota ishira niko yuka n'ibindi ugomba gushimira Imana niyo mpamvu rero tugiye gusenga umuntu wese afite ibyo ashimira Imana hari n'ibyo turi biragize kugira ngo tubuze kubona umunsi wangiye amahoro nabwo ko dukomeze dushimire tugushimiye ko abanye nabo ku rusengero tugushimiye ko abanye na buri umwe aho yagiye aturuka haba mu rugo haba ku rusengero ndetse ukamushoboza kugira hano amahoro rero iki ni ikirori cyawe tugikoze ku bwawe ntabwo tugikoze ku bwacu turagushimira ibyo wakoze byose kugira ngo kibe kibashije kubaho ndetse tugiye kubasha kwishima no kunezererwa
bitewe n'ibyo wadukoreye. Ni byiza uyu muhuro niwe wawuteguye, ni byiza ko ari nawe ugiye gukomeza kudushyigikira kuva gutangira kugeza dusoje. Rero dusabye imbaraga zawe, dusabye umwuka wera, dusabye uburinzi ndetse no kubana nawe. Twamaganye ikibi cyose, twamaganye umwuka mibi, twamaganye icyarogoya umugambi wawe. Mwana, turasabye rero dukomeze kubana nawe, dutangirane natwe kandi tuze gusoza ibyo gusozanya natwe, twizeye mu izina ryawe Yesu Kristo. Ijambo rikomeye igihe ryankoze ku mutima, yavuze ati kuva nkutsi iwacu bari bazi ko ndi Nyirebyago, ko nahoraga mpfusha, by'umwihariko byagera mu kwezi kwa 11 bikamukora ahantu. Ubwo ndavuga kumubabaza. Atari ku munsi nahagurutse n'umuryango twese tuje noneho kumurikira Imana yaduhaye n'iwacu, tubanezerewe batangaye kubera ibintu Imana yankoreye ngezina. Ye byankoze ku mutima, numvishije igitaramo kiryoshye kuva turimo hariya, numva umunezero n'umwishi. Mumfashe rero dufatanyije n'umuryango wa Nyandwi, twebwe twese duhaguruke tubishimira Imana, tuyikomera amashyi, tuyivugirize impundu, nitwaza kurangiza haze kubamo akantu kavuga ngo ibi bintu ni Yesu wabikoze, ngo turanezerewe, sibyo? Mwafasha tubikore. Noneho muhaguruke dufatanye na Nyandwi yapfushije 3, none uyu munsi Imana yamuhaye icyomoro. Umwanya wo kumumurikira Imana bikomeza kuba byiza, tugenda urugendo rwiza. Abasigaye hano mbakumbuje ibintu byabaye, byari byiza ariko muraje mubyibonere, ntabwo biri burangirire hariya na hano, byanze bikunze umunezero urakomeza ube mwinshi. Reka rero ise muhirira hano mbabwira ko byagenze neza. Uyu mwana rwose umushumba yavuze ikintu gikomeye, aravuga ati ndi imbere y'Imana nkumurikiye Imana. Amen. Nkumurikiye Imana mu gihe twe batumurikiraga byagwa byo gatsindwa byaduhemukiraga. Imana ishimwe rero, reka cyukirizaho, ariko mbabwire ngo munezerwe, by'umwihariko muvuga ngo impamvu tunezerewe ntabwo ari ibintu bisanzwe. Mwibuke ko cyomoro Eli ntabwo bo babyaraga badafite icyizere cy'uko bazabona urubyaro, ariko uyu munsi aho agereye ku Kamonyi yahaboneye Imana. Aho ari wenda naza kubona umwanya agiye kuko muziho gato, ashobora kuza kubabwiraho n'ibindi, kuko ntabwo yaje abura abana gusa, ntabwo yaje apfusha gusa, yaje nta n'ubuzima afite. Ariko ageze ku nkuru nziza ku Kamonyi ahahurira n'Imana. Imana imuha ubuzima, bya bintu byari bimumereye nabi byo gatsinda Imana irabirandura. Imana yo ku Kamonyi itiha icyubahiro. Haleluya.
kubana kwabo kwiza barawugurana babe kuba mu cyaha babona amahoro babe kuba mu cyaha babona amahoro. Haleluya. Utangisha umuririmbyi uvuga ngo nk'uko imvura iguye ijya ibasha guhembura imyaka. Haleluya. Niko Imana ijya ibigenza, ariko ngo ibigenzereza abantu bakundana. Haleluya. Ubu ngubu tudakundana ntabwo twaba twahuriye gutya, ariko kuko dukundana twahuye. Umuririmbyi yaravuze ngo abo bantu baba bakundana kandi bakaba bahuza, Imana ngira bakunda, Imana ihabwa icyubahiro. Waba waje hano nawe ukagira ishyaka ryo kuvuga ngo nanjye nakizwa, nanjye nabyara umwana nkamumurika mu itorero, nanjye nashimira Imana ibyo yankoreye, ndagira ngo buri wese abe yaje hano have yizi. Haleluya. Ntidutahe uko twaje, ahubwo dutahe dufite ikintu dutahanye Imana ishimwe. Rero n'umuririmbyi yaravuze ngo kandi niyo baguye mu cyaha babasha guhugurana, Imana ishimwe. Bene by'amakimbirane ntabwo bibamubera, ahubwo barahura bagahugurana bikarangira. Nuko umuririmbyi yaravuze ngo kandi nuko iyo myaka ijya ihembuka niko n'abantu bajya bahembuka, Imana ishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ariko ntabwo dutinda ryo gutahana kugira ngo bigukomeze. Tugiye gusoma hano muri Yohana ibice 15. Ni ijambo riri kumfasha muri iyi minsi nawe rigufasha. Umurongo wa 7 haravuze ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Amen. Umwuka wera Imana yavugiye muri Yohana iramubwira genda ubwire abantu banjye, genda ubwire ubwoko bwanjye, byane iryo tangazo, ugende ubabwire ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe ikintu mushaka cyose muzagihabwa, Imana ishimwe. Ijambo ni ukuguma mu Mana n'amagambo y'Imana akaguma muri mwe. Ntabwo ari ukubyumva ngo ubisige aho uri, si ukubyumva ngo ubitahane, aho ukubyibagirwa ubyiyerose ubisase, ahubwo ni ukubyumva ukabigumana. Nimuguma muri Yesu nawe azaguma muri mwe, n'amagambo azaba muri mwe, icyo muzasaba cyose muzagihabwa, Imana ishimwe. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese wikwiriye ibyo yakoze, Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Amen. Dusomera ijambo rivuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Amina. Ntabwo ibintu dukora bizaguma gutyo, urabikora ntagire ubimenya, ariko Imana itanze itangazo muri runo rugo rwa Nyandwi rivuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Haleluya. Suko ntari gutegura irindi jambo rijyanye n'iryo mvuze, ariko iri jambo Imana yarimpaye nicaye hano rivuga Imana ize vuba izanye ingororano. Twebwe tubi Kigali abantu bapfa buri kanya, nawe mutwara igihe mushyingura buri munsi, ariko ingororano yawe yaze mu kanya, yaza nonaha, yaza ejo, cyane ko uyu mwaka abantu uri kubona hari ibintu biri kugenda bihindagurika, ariko Imana yaravuze ngo ije vuba izanye ingororano. Haleluya. Ujye uhora wiyejeje kandi ujye uhora umesa ibishura byawe mu maraso umwana w'intama. Nukora icyaha ntukagitindane, ntukazagende ngo ugwe nk'iyo wiryamire kwa kundi umuntu avuga ngo nanyweye inzoga cyangwa nayihanye kera mbivamo, aho kongera uhaguruke niko Imana ikubwiye. Ingororano yawe izaza mu gihe cyawe, kandi igiti aho kiguye kiri naho ngaho kiguma. Ntuzi uko bizagenda, hari byinshi bidutegereje. Niba uri gutereta Imana ntabwo utereta ufite ibyaha, niba urupfu rutinze ibibazo birahari, Imana yakubwiye ngo banza umese ibishura ubashe kwiyegera.
ngo kandi ngo hahirwa abamesa ibyo bishura kuko ngo bazahabwa ububasha bwo kwinjira mu marembo bagere no muri rwa rurembo. Haleluya. Ubu umuntu uri hariya hanze ntabwo yamenya icyabaye mu imbere. Umuntu wicara hanze ntabwo uzi ko tumaze gukora ikintu hano munsi, ariko uri mu rurembo mo imbere yamaze kubimenya. Nimuve mu marembo hanze, mureke kuguma hanze bashyira agakama niba ari imyugariro simbizi, ahubwo mwinjire imbere mu rurembo. Haleluya. Nimuve mu marembo muze mu rurembo. Nugera mu rurembo urahasanga ibyo wifuza, Imana ishimwe. Kandi nugera mu rurembo uramenya n'ibihari. Muve mu marembo muze mu rurembo, kandi mumese ibishura cyane byo muzasaba data cyose azakibaha. Imana ishimwe. Reka dusenga Imana. Waba wifuza ko tugufasha gusenga ngo uhaguruke tugufashe gusenga. Tugiye gusenga Imana, turakira umubyeyi wacu umushumba dufashe gusenga Imana. Ni kare Imana imuhe umugisha. Amen. Dushimiye umubyeyi utugirira ijambo ry'Imana itubwira ko tugomba kuvuma muri Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Uriya iyo Nowa ataza kwinjira kandi ngo agume mu nkuge, buryo umwuzure wajyaga kumutwara. Yesu ashimwe. Umwuzure wajyaga kumutwarana n'umugore we, akamutwarana n'abakazana be ndetse n'abahungu be. Ariko kubera yuko yagumye mu nkuge byatumye arindwa kugeza igihe imvura yagize gute, kugeza igihe imvura yagiye irahita. Amen. Imusima isiga abana bari bazima, isiga abakazana bari bazima. Natwe rero Imana iravugana natwe ngo tugume muri Yesu. Yesu ashimwe. Kandi icyo dushaka cyose tuzageraho. Amen. Kugira ngo nanjye ari ijambo ritari rirerire rigufiya nifuza kubagezaho mu minota mike cyane. Reka dusangire gatoya kugira ngo izindi gahunda zikomeze, cyangwa se munatubohore tutahe kubera ko tubatahagure. Ni amagambo aboneka mu gitabo cya Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice 12 umurongo wa 11. Aravuga ngo nuko bari mu nzira bajya i Yerusalemu, anyura hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10. Bahagarara kure barataka cyane bati, mutware Yesu tubabarire. Ababonye arababwira ati, nimugende mwiyereke umutambyi. Bakigenda barakira. Umwe muri bo abonye akize agaruka kugira gute, agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima. Kandi uwo yari Umusamariya. Yesu aramubaza ati, nimwakize muri 10, ba bandi 9 bari hehe? Nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga? Kandi aramubwira ati, byuka wigendere, kwizera kwawe kugirira gute, urabishije. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Aha ngaha Bibiliya yitweretse ababembe ngo bari ababembe 10. Babembe Bibiliya ivuga ngo Yesu ageze i Yeriko akubitana n'aba babembe. Bari bafite ikibazo. Iyo umuntu kera yarembaga, ni ukuvuga ngo yahabwaga kwato, bamushyiraga inyuma y'umudugudu. Amen. Mbese yabaga ari umuntu utegerwa, yabaga ari umuntu waciwe, umuntu urahantu. Ariko amen, icyo nkundira Yesu nubwo n'abandi banzwe, n'abandi bashyizwe ku ruhande, iyo bahuye na Yesu, Yesu ashimwe cyane, arabakiza. Haleluya. Arabakiza. Iyo bahuye na Yesu ntabwo yatinya kubakoraho, mu gihe abandi bagushyize ku ruhande, mu gihe abandi bakwinuba, mu gihe abandi umunsi wayo utazongera kubaho, umunsi w'umugisha,
umunsi w'ibyishimo n'umunezero kuri Nyandwi n'umufasha we ndetse n'umwana. Mwami turagushimira Mana ibyo wakoze ku buzima bwawe. Turagushimira yuko Uwiteka Imana wabazahuye Mana ukabakorera igitangaza, ukabaha umugisha w'umwana. Uwiteka Imana uyu munsi bakaba bakikiye, uyu munsi bakaba baheka. Mana izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nyakubahwa Imana mubyeyi wacu mwiza, nk'uko wakoze imirimo n'ibitangaza, none turagusabye ngo wongere ugaruke, yongere ugaruke muri rurabo, niwongere ugaruke Mana ukora imirimo n'ibitangaza, niwongere ugaruke ubuzima burahinduka, nugaruka Nyandwi arongera abona igitangaza, umudamu arishima, inshuti n'abavandimwe barishima banezerwe. Reka utange umugisha Mwana, urazi ibyo bakennye muri runo rugo, urazi ibyo uyu muryango ukennye, ibyo nabyo nibibahe kuko uri Imana ishobora byose. Kandi uha umugisha buri muntu wese wagize uruhare kugira ngo uyu munsi mukuru ubeho, buri muntu wese wabigizemo uruhare tumusabiye umugisha utagabanije mu izina rya Yesu. Reka nyakubahwa Imana ibiganza birambura bigatanga, Mwami n'ubundi ukomeze ubihe umugisha, ukomeze ubagure kandi ubagirire neza. Turatandukanye mu buryo bw'umubiri, ariko wowe ntutandukane natwe, ugendane n'abagiye kandi n'abasigaye usigarane nabo. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.